Mu bakundwa bene data, ikaze kuri kamera Gospel TV show. Imana ibahe umugisha. Pastor Uwiteka Genevieve nongeye kugaruka kuganira namwe ijambo ry'Imana, ijambo ry'iminota 5 gusa rihembura ubuzima bw'umuntu. Uyu munsi ndagira ngo nongere nkwifurize umwaka mushya muhire. Tumaze iminsi turi mu minsi mikuru, Noheli, dusoza umwaka wa 2024, ubu turi mu mwaka wa 2025. Nukuri Imana yabanye natwe, yaraturinze. Ndatekereza ko nawe ahuri wararinzwe pe, ufite amashimwe, ufite icyo wabwira Imana. Nanjye rero ndabifite byinshi cyane, nuko dufatanye gushima Imana. Uyu munsi turasengera mu ijambo riri mu Kuva. Tutari twasenga, ndagira ngo nkubwire ko Kuva ibice 12, Uwiteka abwira Mose na Aroni mu gihugu cya Egiputa ati, uku kwezi kuzababera imfura y'amezi, kuzababera ukwezi kwa mbere mu myaka. Uku kwezi, inshuti mukundwa mwene data, kuzakubera imfura y'amezi kandi kuzakubere ukwezi kwa mbere mu myaka. Mbese muri make uzamere nk'utangiye umwaka wa mbere udafite ibindi bintu. Imana izabane nawe kandi izahagarane nawe. Turagushimye Uwiteka Mana nziza, wowe uturinda buri munsi imitego ya Satani, ukatugira neza, ukatwitaho uko bwije n'uko bukeye. Tuguhaye icyubahiro kuko uri imbaraga zacu. Turagushimiye mukunzi mwiza Kristo ko watumeneye amaraso ku musaraba ukaducungura. Duhagaze mu buntu bw'ubutsinzi no gutsindishirizwa. Turi mu bwiza bwawe no mu cyubahiro cyawe. Turagushimiye, izina ryawe niryubahwe. Utubwiye ko uku kwezi kuzaba imfura y'amezi kandi kuzaba imfura y'umwaka. Uyu mwaka mwami uzaba umwaka udasanzwe, uzaba umwaka w'ibyishimo n'umunezero, uzaba umwaka wo kweza no kurumbuka. Uwiteka Mana, uzadukorera ibidasanzwe mu izina rikomeye ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Reka tuganire ku ijambo nateguye hano, Zaburi 138. Dusome umurongo wa 8. Ijambo ry'Imana avuga ngo Uwiteka azatunganya ibyanjye rwose. Uwiteka, imbabazi zawe zihoraho iteka, ntureke imirimo y'intoki zanjye. Mwene data, hari igihe wakoze, wahinze birarumba, hari igihe wacuruje birahomba, ariko uyu mwaka, uku kwezi, ndimo ndasenga Imana ngo intoki zawe Imana izazihire. Ibiganza byawe icyo bizakoraho cyose kizaba umugisha, kandi intambwe zawe Imana izazirinda. Wagenda mu modoka, wagenda mu ndege, wagenda ku igare, wagenda kuri moto, wagenda n'ibirenge, wakwambuka ubwato, aho uzakandagiza ibirenge hose. Uwiteka abwira Yosuwa mu gice cya mbere umurongo wa 3 ngo aho uzakandagiza ibirenge nzahakugabira. Uwiteka yabanye na Yosuwa, baragendana, nawe uzagendane n'Uwiteka. Uyu mwaka uzaba uwo kwitabwaho kandi uzaba uwo kugira ngo ukundwe, igikundiro kizakubonekeho. Ni ukuri Uwiteka azakurinde mu majya n'amaza. Inzira zawe zose zizafunguke kandi uzagukire gukora. Inzira zawe zose zizabe umurimo kugira ngo imirimo yawe izuzuzwe imbaraga. Ibigega byawe bizasendere, imivure yawe izasendere imitobe, kandi uzahunike. Uzabona abagutabara, uzabona abagushyigikira, uzabona abagukunda, kandi uzagira icyubahiro cy'Imana n'agaciro. Ndagusabira umugisha rero, kandi ndasaba ngo Imana izabane nawe muri byose, izagushyigikire. Ndagusengera mwene data mukundwa ngo Uwiteka azakumurikishirize mu maso he, azakurebe neza. Uwiteka azumve ijwi ryawe, azumve gutaka kwawe, azumve wowe uvuga n'ijwi ryawe urangurura, azumve kurangurura kwawe. Rero umwami Yesu akwiteho, agukunde, agushyigikire, akurutisha amahanga, agusumbishe abakurwanya bose, kandi uza imbaraga z'Imana zizabe hejuru y'imbaraga z'ibigirwamana. Uwiteka azabane nawe muri byose. Ndagukunda mwene data, Uwiteka kurinde. Reka dusenge. Mwami turagushimye, tugushimiye ko mwene data ukurikiranira ijambo ry'Imana wongeye kumusumbisha amahanga nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Tugushimiye ko intoki ze uzihaye kuzabona umugisha, kandi tugushimiye ko umwaguriye imbago, tugushimiye ko umuhinduye umutsinzi, tugushimiye kuri byose. Urakoze Kristo ko waduhaye ubuzima bwawe, tukaba turiho mu gaciro k'amaraso yawe Kristo,
tukaba turi abana b'Imana isumba byose. Urakoze ko ubanye natwe muri byose, uburinzi bwawe buzatubaho kandi icyubahiro cy'Imana kikazatugota mu izina rikomeye ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Shalom shalom. Murarindwe, Uwiteka abashyigikire, abakunde, abatekerezeho kandi Uwiteka barebe neza. Uwiteka abahumurize, ihumuriza imitima ibashe kubahumuriza namwe. Kandi icyubahiro cy'Uwiteka Imana kigaragare ku buzima bwanyu. Ndasenga kugira ngo Umwuka Wera azabane na buri wese, azamube bugufi, azakubera amajya n'amaza, azakubera inshuti, azakubera ubudasa kandi azakubera icyubahiro mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen.